Uko wakifashisha ibyo kurya mu kuvura igifu gifite ibisebe. Mu nkuru yatambutse twavuze igifu tunavuga ku miti ikoreshwa. Iyo nkuru yasozaga ivuga ibyo kurya umurwayi w'igifu agomba kurya kuko bimufasha guhangana n'ubwo burwayi. Ushobora kuyikurikira hano kuri iyi Mizero Media. Abantu bose mu myaka yose bashobora kurwara ibisebe mu gifu. Gusa ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko igitsina gore bakirwara cyane kurenza igitsina gabo. Iyo ibisebe byo mu gifu bitavuwe hakiri kare bikomeza kwiyongera, bikaba byanateza ibindi bibazo binyuranye harimo kanseri y'igifu. Iyo ibisebe byo mu gifu bitavuwe hakiri kare bikomeza kwiyongera, bikaba byanateza ibindi bibazo binyuranye harimo no kuba cyakangirika cyane, bigasaba kukibaga aharwaye hagakurwaho. Nk'uko rero muri icyo kiganiro twari twavuze ku biribwa, muri iki kiganiro twabateguriye uburyo wakivura igifu utiriwe ukoresha imiti yo kwa muganga, ariko nyabuneka ibi ubikora nyuma y'uko muganga agusuzumye agasanga ko urwaye udusebe ku gifu. Muri iki kiganiro turabaganiriza ku buryo wakoresha amashu na karoti mu kwivura ibisebe ku gifu. Uyu munsi kandi turareba n'uburyo wakoresha imineke cyangwa igitoki uvura utu dusebe dufata ku gifu. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe uburyo wakoresha ubuki ndetse na tungurusumu uvura indwara y'ibisebe ku gifu. By'umwihariko turibanda ku buryo bikorwa ndetse n'uburyo bw'umwimerere ibi biribwa bikungahaye ku miti yagufasha koroshya ubu burwayi bw'ibisebe ku gifu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo wakwifashisha amashu na karoti mu kwivura indwara y'ibisebe ku gifu. Amashu niwo muti wa mbere mu kuvura igifu gifite ibisebe. Mu mashu harimo lactic acid. Iyo iyi acid igeze mu gifu ihinduka amino acid ituma ibisebe byari mu gifu bikira. Si ibyo gusa kuko amashu arimo vitamine C izwiho guhangana na mikorobe. Kandi nanone amashu arimo vitamine K ibuza amaraso kuva. Ku rundi ruhande, karoti uretse kuba zikize kuri karotenoide, karoti zinarimo ikiswe vitamine U zizwiho guhangana n'ibisebe byo mu gifu. Noneho reka turebere hamwe uburyo bikorwa. Icya mbere ugomba gukora ni ugufata ishu ugakatamo kabiri, igice kimwe ukakivanga na karoti ebyiri nini. Icya kabiri ugomba gukora ni uko niba udafite imashini yabugenewe, bishyire mu isekuru usekure ubundi ukamure uwo mutobe. Ubwo ni umutobe w'ishu na karoti. Icya gatatu ugomba gukora ni ukunywa agace k'ikirahure kuri uwo mutobe ugereranyije, ni ukuvuga mililitiro 125. Icya kane ugomba gukora ni ukunywa uyu mutobe mbere yo kurya ibya kumanywa, ubwo ni ibya saa sita, ariko kandi ukibuka nanone kunywa uyu mutobe mbere yo kuryama nijoro. Icya gatanu ugomba gukora ni ugukomeza kunywa uyu mutobe buri munsi udasibye umunsi n'umwe mu gihe cy'ibyumweru 2. Icya gatandatu ugomba gukora ni ukuzirikana ko uyu mutobe ukoreshwa rimwe ku munsi wawukoreyeho, kuko iyo uraye uba wapfuye ntukawunywe. Ugomba gukora umutobe uri bumare kugira ngo utawuraza. Reka noneho tuganire ku buryo wakoresha imineke cyangwa igitoki mu kuvura indwara y'ibisebe ku gifu udakoresheje imiti yo kwa muganga. Mu kuvura igifu, imineke cyangwa igitoki byose birakoreshwa. Uhitamo ibikoroheye. Mu gitoki harimo ibinyabutabire birwanya Helicobacter pylori ndetse bikanasana ahangiritse imbere mu mubiri. Si ibyo gusa kuko binagabanya acide yo mu gifu. Mu gukoresha imineke ugomba kurya byibuze imineke 3 buri munsi. Ni ukuvuga umuneke ku ifunguro rya mu gitondo, undi mbere y'uko ufata ibya kumanywa, undi ukawurya mbere yo gufata ibiryo bya nijoro, ukabikora buri munsi. Niba uhisemo gukoresha igitoki ubikore mu buryo tugiye kukubwira.
nyuma yo kubihata cyangwa kubitonora ukatamo uduce duto ukatwanika, byamara kuma ukabisya ukabika ifu. Iyi fu uyivanga ibiyiko binini bibiri byayo n'ikiyiko kimwe cy'ubuki, ukabirya 3 ku munsi mu gihe cy'icyumweru. Birumvikana ko ari ku ifunguro rya mu gitondo, ku ifunguro ryo ku manywa ndetse no ku ifunguro rya nijoro. Reka noneho tuganire ku buryo wakoresha ubuki mu kuvura indwara y'ibisebe ku gifu udakoresheje imiti yo kwa muganga. Ubuki bw'umwimerere nabwo ni bwiza kandi ni ingenzi mu kuvura ibisebe byo mu gifu. Impamvu ni uko ubusanzwe ubuki bufite muri bwo enzyme yitwa glucose oxidase. Iyo igeze mu mubiri ikora hydrogene peroxide. Iyi ifite ubushobozi bwo kwica mikorobe mbi ziri mu gifu zitera ibisebe. Si ibyo gusa kuko iyi glucose oxidase inavura imbere mu mubiri kubyimbirwa. Buri gitondo mbere yo kugira ibindi ushyira mu nda, banza unywe ibiyiko 2 byuzuye, ugira ikindi urya nyuma y'iminota 30, nibyo bizagufasha. Reka noneho tuganire ku buryo wakoresha tungurusumu mu kuvura indwara y'ibisebe ku gifu udakoresheje imiti yo kwa muganga. Abashakashatsi bavumbuye ko muri tungurusumu harimo ubushobozi bwo kwica mikorobe no kugabanya ubwinshi bwa Helicobacter pylori mu gifu, kandi iyi niyo ituma umuntu azana udusebe ku gifu. Reka noneho turebere hamwe uko bikorwa mu buryo bufatika. Fata udutete 3 twa tungurusumu udusye cyangwa uduhekenye urenzeho igikombe cy'amazi. Jya ubikora buri manywa kandi ubikore buri munsi. Si ibi gusa wakora ngo uhangane n'indwara z'igifu, kuko ahubwo Mizero Media yabahitiyemo ibyoroshye kandi bizwiho ingufu mu guhangana n'uburwayi bw'igifu. Iyo ukoresheje bumwe muri ubwo buryo twaganiriyeho byibuze nyuma y'icyumweru, uba utangiye kubona impinduka. Niba ubushobozi bubikwemerera, ushobora gukoresha uburyo bubiri icyarimwe, nko gukoresha amashu na karoti n'umuneke cyangwa ibindi wahitamo kuvanga. Reka tubibutse kandi ko igihe cyose ugiye kwa muganga ugomba kuganiriza umuganga uburyo uri gukoresha, nk'uko twakubwiye ko ubu buryo bukoreshwa igihe muganga yagusuzumye agasanga ko ufite iki kibazo cy'ibisebe ku gifu. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tunabungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku buryo wakoresha amashu na karoti mu kwivura ibisebe ku gifu. Uyu munsi kandi twarebye uburyo wakoresha imineke cyangwa igitoki uvura utu dusebe dufata ku gifu. Muri iki kiganiro kandi twarebeye hamwe uburyo wakoresha ubuki ndetse na tungurusumu uvura indwara y'ibisebe ku gifu, by'umwihariko twibanze ku buryo bikorwa ndetse n'uburyo bw'umwimerere ibi biribwa bikungahaye ku miti yagufasha koroshya uburwayi bw'ibisebe ku gifu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu.
amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.